gukira no gusara. Akira se nari indwaye. Ubuse Ndenda gushaka kubaza ndagusuza nkubaza ngo ninde ukunyuzeho umusore umanutse yirukanga ajya kuraba bene wabo. Nawe nkaho utakumvisha ibyo nkubaza ukaza umbwira ibyawe ntazi ngo ni ibiki ubwo so uri kumva ibyo ngusuhurire nkubaza cyangwa. dore duhuriye hakiruka isore kimeze nk'ikibiribiri dore kirenziri. Sitopre gereza. Nta soni keze dutangiye kubizana aka kanya tuvugana wibeshye ugira icyo uvuga nanjye mvuga ibyo ukorana n'umugabo nta soni abya rugo gusa. Ndababwira ko imyaka yanjye bayangije sinzi ikintu kinyonera noneho ndimo gusaba ngo mundangira umuntu uzajya ncungiriza imyaka ariko saba ngo ibyo mabwira ntago ari byo bareba. Kanyihere mama kanyihere we umva nuko kwimara kana we umva uriya mwiza uriya nani uriya uzi ko birari ibiryo bya boss ani so nako kantu urije kumukare bya boss ibyo kurya bya boss nyine umugore we oya na umva tugende cyane rwo kiyomenye ko ibyo ngibyo n'umwanya wanjye ntaye gusa sibye nanjye n'Imana ya 20 hako ubu pasiteri bwo bugetura bo cya gikapu naguhaye nimugoroba kibitse Cya kintu wamaye n'ijoro kinini kimwe genda gasunika nakirebye mamaze sakarashika barara yesashimwe cyane. haleluya shaidi reso maidi shishikia haleluya asante Yesu shimwe kwa zamuri cyo mado tiny halo shaidi usukuzindukanye n'umwaka imbere yawe. Ikibazo mfite gusa nuko mbona ureba nk'ikinyogote cyamaze ntenge mu muri. Urakora iki? Ariko ubundi mvugana n'abantu b'abasaza bati ndi gute kugenda. nako nawe utamubonye asaza bikegeye rwose namwe abakobwa rwose ntabwo babacaho kumubona. Namubona se simukure ko aciye ahangaha. Kuyo ushaka kwirukana abadayimoni cyambere urabanza ugahagarara nabo kugira ngo ubone uko baca mu mizi ubarandure. Uje kubera tipe naguje ngo gukiza uje kubera umuhungu wowe uravuga nanyanga nzagaruka kumara iki urabaza amenyo nko kureba umunwa. Wewe ni kubaza ibigambo byose mwagiye muhurutira bitabareba waza no kwicara kuri gate naye waza no masafuri mwinjira mu bazo by'urugo rwanjye gute. Yesu n'izina bya Yesu Yesu uri cyubahiro ni icyawe ibyo turya byose niwo babiduhaye turagushimye cyane Mana. Ariko kwifuza kumenya ibintu byinshi ku muturanyi ni byiza kuko ese uje kugura uje mu iperereza cyanyisanzura utuza cyatuza no kuri sibyo. Karambo Zimihera harira sino nira nibira uvuga ntasoni. Mvira mu rugo kwa. Zamu va hano sohana umugabo hano.